cyose Miki yakomeje kujya yendereza avuga kuri Regisi amuvuga nabi. Ejo bundi rero noneho yabyishe ngo arangije ngo amwita umugirigiri. Girigiri Amwita umugirigiri. Buriya birakwiriye ko umuntu mwararanye mu buriri, umuntu mwakoranye ziriya gahunda zose zibera mu cyumba, umuntu mwakundanye mugasangira ubuzima akanagukora, birakwiye ko wamwita umugirigiri. Uyaneti Murava amakuru atubwira neza ko ari we ubwiwe wagiye kwiregera umugabo we. ADPR nayo igiye gusengera abagore. agira inkuru. Yego. Ugenda gute kandi? ADPR ubu ngubu yafashe umwanzuro w'uko igiye gusengera abagore. Ibasengere babone iki? Ibasengere ku bushumba nabo baba abapastoro, babe abapastoro b'abagore. Urumva ADPR niryo torero muri iki gihugu ryari risigaye, urumva ritagira abashumba b'abagore. Kuri TV bakunze b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifuje umugisha w'Imana aho muri hose. Hirya no hino ku isi, abari i Burayi turabasuhuje, abari muri Canada turabasuhuje, abari muri Australia, abari mu Buyapani, abari muri Afurika mu bihugu bituranye n'u Rwanda, abari mu Rwanda mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda, mwese hirya no hino abadukunda turabasuhuje. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu nabazaniye kugira ngo tuganire. Ntabwo mumumenyereye, niyo mpamvu mutari buze kumubona kuri kamera, ariko nawe ari buze kugira uruhare muri iki kiganiro. B1 turagusuhuje cyane. Murakoze cyane. Hari hashize igihe tutabonana, tutakora ibiganiro kubera nyine impamvu zitandukanye z'ubuzima abantu baba barimo. Byatumye rero mutatubona kuri iyi channel yacu Aime TV, ariko uyu munsi twagarutse, turahari. Twagarutse kugira ngo tuganire, twagarutse kugira ngo dukore ubusesenguzi ku makuru amwe namwe aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi minsi B1, muri iyi minsi hari abantu benshi cyane bafite amakuru ngira ngo tuze kuganiraho, tuze kuyasesengura. Nawe ujye ugenda uduhereza ibitekerezo by'ukuntu byumva muri iki kiganiro. Ego. Rero uyu munsi mbafitiye amakuru menshi cyane ngira ngo dusesengureho. Tumaze iminsi twumva ku mbuga nkoranyambaga saga iri hagati y'umuntu bita Regis n'umuntu bita Miki. Ese B1 wowe nawe waba warazumvishe izo saga zitambuka hirya no hino uko Miki na Regis bari mu bishyira hanze kandi barabanye baranakundanye? Mbese warabyumvishe? Buriya wowe ubona byaratangiwe nande? Buriya nta wapfa kumenya, ariko yasaga yagiye hanze nyine bayagiye hanze. Niyo mpamvu tugomba kureba se byagenze gute, byatangiye gute, se kirinde kabitera. Amakuru buriya turabizi ko Miki ni umuntu wazamuwe na Regis, kandi Miki buriya ataza kugira Regis ntago abageze ku rwego amaze kugeraho none ahangaha, kuko amakuru atubwira neza ko Regis buriya yamuvanye ahantu habi, yamuvanye mu kabari, yari mu kabari yarimo sigara ari hostinga mu kabari acuruza inzoga. Nyuma aza kumuremamo umuntu bari kumwe none hanone. None iyo nkurikiranye neza mbona amakosa yarakozwe n'umuntu bita Miki, kuko igihe cyose Miki yakomeje kujya yendereza avuga kuri Regis amuvuga nabi. Ejo bundi rero noneho yabyishe ngo arangije ngo amwita umugirigiri. Girigiri Amwita umugirigiri. Buriya birakwiriye ko umuntu mwararanye mu buriri, umuntu mwakoranye
ziriya gahunda zose zibera mu cyumba umuntu mwakundanye mugasangira ubuzima akanagukora birakwiye ko wamwita umugirigiri wenda niyo yaba atarabaye umugabo wawe kameme uko byagenda kose kumwita umugirigiri ntabwo numva ko ari ibintu bimeze neza biri fair. Ni ukuvuga ngo rero icyo utazi ni kimwe hari ukuvana umuntu ahantu ukamujyana ahandi uvana ku cyiciro kimwe ukamugeza ku kindi cyiciro yego ariko ntibivuze kumufata nanone uko wiboneye. Uri kunyumva neza aho ngaho? Ndabyumva cyane. Hari igihe ushobora no gushanga no kurakara bitewe n'uburyo afatwa cyangwa n'uburyo amufata yitwaje ngo hari ukuntu yamuzamuye hari ukuntu yamugize ugasanga n'uburakari bukoresheje wenda ijambo ritakagombye gukoreshwa ariko ku by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ntibyagakwisha no gusanga ari uburakari ntabwo wamenya kuko wenda ijambo rumva rirakakaye ushobora gusanga ari uburakari bwabiteye. Ngewe ndajya nkoma hose nakora hose Regis nawe nyuma yo kumwita umugirigiri twagiye kubona tubona araje akoze ikiganiro yakoze rero akoze ikiganiro kuri Miki ati avuga neza ewana yivi muzi avuga ewana kari murori arangije avuga n'ukuntu nyina wa Miki ngo afunze kubera urumogi kubera ngo na kanyanga. Aho nyumvira abantu twese twari tuzi ko Miki nyine mama we afunze kuko Miki yakundaga kubivuga ariko ntabwo twari tuzi ikintu na kimwe koko nyina wa Miki yari afungiye ariko ubu byose byamaze kugira hanze. Amakuru yose yagiye hanze ariko biwani ndagira ngo nkubwize ukuri ngewe ikintu maze kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga abantu be kujya bababazwa nuko amakuru yabo bagira gute bayavuga. Rero nanumvishe bavuga ko Miki ngo ari mu bitaro ngo yarahahamutse ngo kubera ikiganiro Regis yakoze ariko ndagira ngo nkubwize ukuri abantu ntibakajya bababazwa nuko bagize gute babavuze ku mbuga nkoranyambaga kuko iyo ukurikiranye neza ushanga ibyinshi abantu babavuga ari bo babyize gute babyivugiye. Hagati aho ngaho rero reka ninywere ku mata katugaruke kuri icyo kintu wavuze cya Regis akoze ikiganiro aragiye avuga buri kimwe cyose amabanga yose ya Miki ayashyira hanze. Se Miki we byibuze hari ijambo na rimwe yigeze avuga kuri Regis? Urebye Miki yahoraga avuga ko yakunze Regis ko Regis ari nawe muntu w'umusore babanye neza atamugiranye n'abandi ariko naho bamaze gutandukana amaze gutangiye gukundana na Oga Promoter niho nawe nyine yatangiye kujya uko avuga Regis akajombamwe akantu ko kumusumari uko avuga Regis akamujombamwe akantu k'umusumari. Buriya hari ibiganiro byinshi cyane nuko buriya ntabwo kuri YouTube byemewe ko dushyiraho ibyo biganiro muri iki gihe ntabwo byemewe ariko hari ibiganiro byinshi Miki yagiye akora icyo akoze akajombamo mugenzi we Regis akamujomba agasumari ibyo rero nibyo noneho ejo bundi bigeze ku kiganiro yakoze icyo gihe ari kuvuga ku bukwe bwa Vestina niho nyine yatuye avuga ko ubu ngubu Oga Promoter ari we mugabo nyine ugezweho umeze neza kandi abandi bose yakundanye nabo ari imigirigiri. Ubwo imigirigiri yavugagamo n'umusore babyaranye Samu bafitanye umwana. Ngewe ikintu ngaya Miki cyane gikomeye wenda kwita abantu imigirigiri wenda ibyo umuntu yabyihorera ariko noneho kugira ku rwego ufata umwana wawe ukamukinisha muri filime nk'inzoka kuko Miki hari filime yafashe uriya mwana we urumva amuhindura inzoka ariko iyo acting ariko nanone umwana wawe fata umwana wawe ukamuhindura inzoka wese akina ari iki rega acting ni acting sibyo nyine acting ni acting none se ntabwo yafata uw'abandi se akamukinisha kuki se yafata uw'abandi rega gufata umuntu ubundi ukamuhindura inzoka ngewe ntabwo numva ko ari igikorwa cy'ubundi cy'ubumuntu uko waba bigaragaza kose uko waba byagatinga kose ngewe ntabwo
ibyo ngibyo nabyemera nabishyigikira, ntabwo byaba ari ibintu nyabyo. Njyewe rero ibyo ngibyo nta kibazo, kubera ko urumva ni acting, cyo ni acting. Nimba se yaranditse filime yiwe akabona ko iyo action ari uwo mwana ugiye ugomba kuyikina, kimwe nuko yataza kumukinisha, hari igihe yari gushaka n'undi muntu akinisha akamwishyura. Ibyo ntabwo nabitonaho konte kuko iyo na acting. Gufata umwana noneho wawe wibyariye ukamuhindura inzoka, wenda nyine abantu ntabwo bakira ibintu kimwe, ariko ngewe uburyo nabyakiriye ntabwo nabyakiriye nk'ibintu bizima, nk'ibintu bimeze neza. Hanyuma dukomeze ikiganiro. Wenda Regis tumuveho tumureke we na Miki saga n'izabo, ariko nyine umuriro waratse wo sinzi umuntu uzawuzimya antrota. Uko byatangiye nako ni nako bizaza. Buri wese araza agakoma mugenzi we, n'undi nawe akaza agakoma mugenzi we, ukabona nyine ibintu byakomeye. Murava rero ubu munsi wa none Annette Murava ngo ari kwa muganga. Yego, ayo niyo makuru nayo ari gucicikana ko Annette Murava umugore wa Gafaranga uyu munsi wa none ari kwa muganga kubera guhungabana bitewe n'iki nuko umugabo bamukatiye. Niho rero nari ndimo ndakubwira ko abantu ntabwo bakwiye kujya bababazwa n'ibintu akenshi nakoresha ibibabaho kandi aribo bagize gute babyiteye. Uyu Annette Murava amakuru atubwira neza ko ari we ubwiwe wagiye kwiregera umugabo we. Yego, nyuma amaze kurega umugabo we kwa kundi umugore n'umugabo bagirana ibibazo, umugore kwihangana biramunanira, azinduka mu gitondo ajya kurega umugabo we, arangije ntiyabwira n'umugabo ko yamureze. Urabyumva? Arangije kandi ubwo bo bariyunga, bijya ibibazo nyine bize umugabo n'umugore uko byagenda kose ntago ari abamarayika. Yego, umwe byanze bikunze ntazibana zidaterana amahembe, umugabo n'umugore bashobora kugirana ibibazo, urumva, ariko bakaniyunga. Noneho birangije Annette Murava we bamaze kwiyunga, arangije ntiyajya gukura ikirego. Noneho hashize iminsi ikirego yaragitanze, RIB bihamagaye Gafaranga. Gafaranga yewe n'umugore we Annette aramuherekeza ngo bashyike kuri RIB, urumva. Yego, Gafaranga RIB ibiramufasha, imutayemo, urumva. yego, imushyize mu ibazwa, urumva. Umugore biba bitangiye kugira gute kumucanga. Umugore ngo yandika ibaruwa ngo imusabire iki? Imbabazi. Noneho asabye imbabazi y'abaruwa, yego, ntiyahabwa agaciro muki mu rukiko, urumva. Ariko urebye ukurikiranye neza usanga ifungwa rya Gafaranga ababyeyi ba Annette Murava bari babifitemo uruhare, kuko ubundi ngo no mwishyingirwa ntabwo ubundi bigeze bakira Gafaranga nk'umukwe wabo. Ayo makuru yazi neza. Ayo makuru nuko nguko atambuka ku mbuga nkoranyambaga, sinakubwira ngo nyahagazeho kuko ibyo byose bijya kuba ntago nari mpahagaze. Natwe ni amakuru y'ubwabo, niyo mpamvu nakubwiye nti abantu bakajya bababazwa n'ibyo babavugaho, kuko akenshi niba ubwabo babagize gute babyizaniye ku mbuga nkoranyambaga. Ayo ni amakuru, urumva, abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, kandi akenshi abaturuka mu bantu begereye inde Annette Murava. Ni ukuvuga ngo rero hagati aho ngaho, hagati aho ukuvuga ngo ikintu cyabayeho mu bintu ni ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga ngo abadamu se cyangwa se igitsina gore bagira uburakari cyane bukomeye cyane, bagafata imyanzuro ihubutse, banahubutse. Kandi rero ikintu cyageze mu bintu by'amategeko ntabwo ukibashije kugira gute kubihindukiza keretse biciye mu bundi buryo bwa nyabwo. Iyo ibintu byageze mu mategeko ntabwo wowe ubwawe ntabwo uba ukifite, reka n'abantu bawe niba bakigufite, ahubwo amategeko niyo abagize gute ntiyagufite. Hari igihe rero yashatse kubigarura inyuma akabona noneho kandi amategeko tayari yamaze kubyakira. Ubundi umuntu amanika agati yicaye
yajya kukamanura akagira gute agahaguruka. aho ngaho uvuze neza. Ubwo ni ukuvuga ngo Murava we yamanitse agati yicaye arangije ari kurwana no kukamanura, yarahagurutse yarirukanse yataye umutwe aheruka no kugaragara ku rukiko, noneho ahetse n'umwana. Cyagiye bamusohora mu rukiko. Ibaze noneho wowe watanze ikirego, noneho umuntu wareze ari kuburana wasaba ijambo bakarikwima, noneho bakanagusohora no mu rukiko. N'uwo yareze abanishimye rwose nta n'ikibazo. Uwo Gafaranga we nyine yarishimye kuko yamaze kwiyakira, uko byagenda kose yamaze kwiyakira, amaze kubona ko amazi atari yayandi, byanze bikunze nyine nta kundi agomba guhebera urwagize gute urwaje. Ariko aya makuru ntabwo tuba tuyavugiye kugira ngo abantu batureba cyangwa badukunda bibe ari ibintu babyumve gutyo gusa nk'itiku, kuko abantu benshi bamenyere kureba itiku. Dukwiye no kubikura mu isomo. Isomo ryo niryo rya mbere. Dukwiye kubikura mu isomo kuko urabona ingo nyinshi cyangwa se abagabo n'abagore benshi babana, hari ukuntu mu by'ukuri ntabwo mwahuza 100%, hari ibintu nyine abantu bashobora kutumvikanaho, sibyo? Yego. Ariko tujye twirinda gufata imyanzuro duhubutse. Kabone nubwo ikintu cyakomera gute, guhita ufata imyanzuro uhubutse utabanje kwitonda, utabanje kwitegura, byanze bikunze biba bizaguhumagiza ukabira icyuya. Nicyo kintu rero ubundi umuntu aba agomba kwitonda. Iryo ni isomo abantu benshi bakwiye gukura muri izi saga za Annette Murava na Gafaranga, kuko uyu munsi wa none ntabwo Gafaranga yishimiye ko afunze, nta nubwo kandi Annette Murava yishimiye ko umugabo wagize gute afunze. Noneho uyu mwana rero, noneho Annette Murava ari kwirwa bungana ku rukiko, nakura akazumva ngo mama yafungishije data, wenda ejo bazamukatira imyaka, ntawamenya, wenda urubanza ntago rurajya mu mizi, baburanaga kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ya minsi 30, urumva? Ariko noneho uyu mwana uzumva ngo mama yafungishije papa. Ni ukuvuga ngo uyu mwana azamenya impamvu mama yafungishije papa, azamenya impamvu, urumva, papa yafunzwe, azamenya ubugome bwabaye hagati yabo na saga zose zabaye hagati yabo. Uyu mwana turi kurerera igihugu, uyu mwana azakurana indero imeze ite? Ni ukuvuga ngo rero hagati aho ngaho umwana buriya biranashoboka, kuko n'ubundi bibaye nk'ibintu bikomera ntabwo tumwifurije, biba ari nk'ibintu bikomera ugasanga byabaye ibindi, umwana arakuze asanze Gafaranga arafunze, azihutira kubaza nyina se byagenze biti. Nyina azamubeshya, ntabwo yapfa kumubwiza ukuri. Buriya abana rero hari ukuntu babeshyeka, azamubeshya, ariko byanze bikunze umwana azagwa ku kuri, agumya atohoze. So namwe bizamuviramo ikindi kibazo. Yego, azarakarira umwe muri bo, kuko bose ntabwo bafite amakosa. Ntabwo azarakarira umwe muri bo, cyangwa azabarakarira bose. Kuki ibi byagize bigeze ahangaha? Uyu mwana azabarakarira bose, kuko niba Annette Murava yarareze umugabo, si uko umugabo ari miseke igoroye, si uko ari marayika. Ntabwo twakwicara 100% ngo tuvuge ngo Gafaranga ararengana, sibyo? Ariko nanone ntabwo twakwicara tuvuge ngo Annette Murava yagombaga gufungisha nde Gafaranga, kuko byanze bikunze uyu mwana, ngewe ikibazo ngifite kuri uyu mwana, ikibazo ngifite kuri Gafaranga, nta nubwo ngifite kuri Annette Murava, ahubwo ikibazo ngifite kuri uyu mwana ugiye kuzakura gutya. Ikindi cya kabiri, Gafaranga yari afite umugore wa mbere babanaga. Gafaranga, uwo mugore wa mbere babanaga bafitanye abana. Uyu munsi wa none barazi neza ko Gafaranga agize gute afunze, kandi afungishijwe n'uwo mugore wa kabiri yazanye. Ese abo bana bo kuri uwo mwana w'uwo mugore bizaba bimeze bite? Ni uguhigana, ni hasi hejuru. Ni uguhigana, ni hasi hejuru.
tayari ubu n'uwa mbere afite ikibazo gikomeye. uwa mbere nawe afite ikibazo gikomeye, aravuga ati ngiye ko namaranye n'umugabo imyaka ngaha yankoreye wenda n'ibirenze ibyo we yagukoreye, ni gute ubundi umugambi wakuzanye muri uru rugo rwa Gafaranga ni uwuhe? Ikibazo hagati ni hasi hejuru, n'abana babo kandi utabasize ni hasi hejuru. Umva yewe ibi ngibi reka tubitege amaso, bizakemurwa n'uwabiteje, uwabiteje niwe uzabikemuza. Reka tubiharire Imana n'izi inzira bizacamo kugira ngo bigire gute bikemuke. Ndabeshya B1 niko bimeze. Hanyuma ADPR nayo igiye gusengera abagore. Agira inkuru. Yego. Ubu bose kandi ADPR ubu ngubu yafashe umwanzuro w'uko igiye gusengera abagore. Ibasengere babone iki? Ibasengere ku bushumba nabo baba abapastoro, babe abapastoro b'abagore. Urumva ADPR ni ryo torero muri iki gihugu ryari risigaye, urumva ritagira abashumba b'abagore, ritagira abashumba b'abapastoro. Bo nyine bari barakomeye kuri wa murongo wanditse muri mu isezerano rya rishya Pawulo yandikiye abanyekorinto ababwira ngo umugore ntakavugire mu iteraniro. Ariko ukareba ukavuga ati se ko bavugaga ngo ko nabwo ukareba ukabona ntago ari wo bari baragendeyeho, kubera kuko nubwo abagore batari abapasiteri ariko bari ba mwarimu, bari ababwirizabutumwa, bari abahanuzi, bari abahanuzi, bari ababwirizabutumwa, mbese bari abarimu b'imidugudu bayobora, bari bafite responsabilité muri ADPR. Ukabona umugore ayobora ngo umudugudu runaka, ngo ayobora itorero runaka. Ndarizi nk'iri torero ryo mu Masizi ryigeze riyoborwa, n'umugore. Itorero rya Kimironko hariya ryigeze riyoborwa n'umugore, ariko ntabwo aba ari umushumba. Ntabwo ari umushumba, ariko ngo ari mwarimu uyoboye itorero, kandi abagore barabwiriza. None se niba babwiriza umushumba yego ni umuntu, niwe pasiteri niwe ubwiriza, mwarimu se n'umushumba bo bitandukaniye he cyabihuriye? Kubwiriza rero muri ADPR urumva umuntu wese ufite iyo mpano yo kubwiriza yemerewe kubwiriza. Umuntu wese uhawe ubutumwa bwo gutanga, bwo gutambutsa mu bakristo yemerewe kubutanga. Yemerewe kubutanga. Gusa apfa kuba yujuje kondisiyo zo kuba, ubwo ni ukuvuga ngo yarabatijwe mu mazi menshi, kuko hari ababatizwa no ku gahanga. Ntabwo kubatiza ku gahanga biba mu bakatolike honyine, no mu bangirikani burya bibamo. Abangirikani nabo babatiza ku gahanga. Abayemerere, abametodiste bo cyakora baragize basubiyemo umubatizo, basigaye babatiza mu mazi menshi. N'abapasiteri nabonye n'abasaza bari barabatijwe ku gahanga kera ari abapasiteri, bagiye basubiramo bakababatiza mu mazi menshi. Noneho muri ADPR rero ubu ngubu bagiye gusengera abagore ku bushumba. Bari barabiretse, baririrwa babasengera kubera iki? Ahubwo niba banayobora babahinduye title, ahubwo nyine ni ubwo buryo nyine bwo kubahindurira title, kuko umushumba bazaguhindura title ari uko bagusengeye se cyane. Niko bigenda ubundi. Bagukorera umuhango wo kugusengera iyo bagiye kuguha inshingano. No kuba barimu nabwo barabasengeraga, no kuba abadiyakoni barabasengera, bakora umuhango wo kubasengera, niwo nyine muhango wo kubahereza inshingano. Ese ubwo nk'abari basanzwe bafite ahantu bayoboye runaka, nabo bazongera bajye kubasengera bahindurwe title, cyangwa uzaza avuga ati nimba ari umwarimu ubaye umushumba? Ariko bazamusengera nyine, bazakora umuhango wo kumuha inshingano. Kandi yarasengewe, nese ubwo arajya kumusengera? Yari yarasengewe, ariko ku bubwiriza butumwa ntabwo yasengewe ku bushumba. Kubera iyo ugiye kuba umushumba hari indahiro urahira, hari amasezerano yandikwa usinya, urumva? Hari ikarita uhabwa, urumva? Donc ubuhawe inshingano nyine, hari amasezerano ugomba gukorana n'itorero, yuko ubaye
ugeze nyine kuri iyo title, kuri iyo titre. bana uko nguko Noneho rero ntabwo rero abadamu ntabwo bagiraga izo nshingano z'igipasiteri muri ADPR, ahubwo bagiraga ku nshingano za mwarimu. Numvisha abantu benshi babikomantaho bavuga ngo ntabwo ari byo, ntibikwiye. Rero hari n'umunyamakuru umwe numvishe wo kuri Beura avuga ngo na antikristo ngo iteye mu itorero. Ariko ukibaza, ese reka nkubaze ubundi wa munyamakuru, iyo uvuga ngo ADPR kuba bagiye gusengera ababwirizabutumwa, abadamu, gusengera abadamu ku bupasiteri, ukavuga ngo na antikristo, eske na antikristo ubwo no mu yandi matorero yose yakoreshaga abashumba b'abagore ni aba antikristo nabo? Antikristo ni ukuvuga ngo muri make we ari kubihakana. Baravuga ko ibyo bintu bidakwiye, urumva, ngo kuba byemejwe muri ADPR ko bigiye gukorwa, ngo bwa ADPR ntabwo ikiyoborwa n'umwuka, ngo ngo ikiyoborwa n'iki, ngo na antikristo. Noneho ukibaza, ese abadamu bose bafite inshingano runaka muke, ahantu hose bari na antikristo bayobora kugira ngo bakore ibyo ngibyo? Ndashaka kubaza uwo munyamakuru, azambabarire nabona iki kiganiro azansubize. Koko ubu rero muri ADPR nshyashya y'uyu munsi wa none B1 iravuguruye. Ubu ngubu bari gushaka gushyira mu bikorwa ibyo leta yifuza ku miryango n'amatorero ashingiye ku myemerere, sibyo? Barimo barashaka kubishyira mu bikorwa. Kubishyira mu bikorwa gute? Ko ni ukuvuga ngo nta muntu ukwiye kuba umushumba ataragize gute, atarizi teoloji. Agomba kuba yarabyigiye, agomba guhagarara imbere y'abantu yarabyigiye. Urumva, niho agomba no kumenya. Noneho bwa bumenyi yize akabwongeraho gukizwa, yamara kubwongeraho gukizwa akagira gute, agahagarara imbere y'itorero azi neza ibyo ari kubwira abantu. Ahubwo rero niho bashingira ishuri. Urumva, amashuri arahari. Ubu umubare munini w'abadamu muri ADPR bize teolojiya bararangije. Noneho mu gihe bari abasaza bayoboraga ADPR, abenshi nta nubwo bagiye barangiza na segonderi, bagiye bagarukira muri primaire mu wa gatandatu. None abantu benshi rero barumva ko ADPR yo igomba kuguma iri hahandi yari kera, iyorwa n'abantu batize, sibyo? Kandi nyamara ifite abantu bize. Noneho ntiyubahirizwe jenda mu itorero, urumva, ngo hasengerwa abagabo gusa, ngo abagore bo ntibasengerwe, kandi bo baranize bafite n'ubwo bubasha bwo kuba bayobora itorero. Ubwo gahunda yahindutse. Gahunda rero Ezayi we yayihinduye, agomba kubahiriza ibyo leta yasabye, amadini yasabye amatorero, kandi impamvu babyubahiriza nuko babona ko bigize gute, bishoboka, ari byo bya nyabyo. Nuko babona ko ari byo bya nabyo, ari byo bikwiye, si byose? Ngabyo nibyo, ibyo nibyo bikwiye. Nuriya munyamakuru wo kuri Beura abyumve ko ari byo bikwiye, urumva. Kandi burya B1 twemera, njyewe ku myemerere yanjye nemera ko nta kintu na kimwe kiba kuri iyi si Imana itagifite n'uruhare. Urabyumva? Niyo cyaba kibi kandi Imana iba igifitemo uruhare, kuko ntabwo Imana irusha Shetani Imana, donc Shetani ntarusha Imana imbaraga, sibyo? Wibuke ko na Shetani ibyo akora, imbaraga akoresha azihabwa n'Imana. Burya Shetani yazihawe n'Imana. None se Shetani si ikiremwa cy'Imana? Ariko Imana ntabwo ari ikiremwa cya Shetani, si byose? Aho ndakumva. Nabo bamarayika wumva ngo ni abamarayika babi, ngo ni abamarayika ngo bamanukanye na Shetani, nabo ni ibiremwa by'Imana, baremwe n'Imana. Imbaraga bakoresha nizo bahawe n'Imana, si byose? Niba rero Imana ari ifite imbaraga zisumba izindi zose zibaho ku isi, urumva, niyo ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo baho,
kandi ukagira gute ukabaho. Niba ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntubeho, ubwo kandi irusororo tayari wagezeyo ugerayo, abasigaye basigaye baririmba ngo heza mu ijuru. Si byose? Imana rero yivuze ngo intambara nizibe, ako kanya M23 itera muri Kongo zihita zitangira. Urumva? Niba Imana ivuze ngo u Rwanda n'u Burundi ubwumvikane bari bafitanye burahagaze, ako kanya bucya Nkurunziza cyangwa bucya Ndayishimiye yafunze imipaka. Si byose? Kuko Imana iragize gute? Iramutse itabyemera ni ukuri kw'iyo mu ijuru ntabwo byashoboka. Gusa icyiza cyayo ntabwo byabaho nuko ibizi na next yabyo n'ikigomba gukurikiraho nyuma. Imana rero ibiba byose ibi bifitemo igihombo, ibi bifitemo n'inyungu. Gute? Ariko ni ukuvuga ngo iki bashyize imbere cyane ni inyungu ifite kurenza iki igihombo ifite. Si byose? Yego. Kuko Imana nayo ntabwo yakora ikintu kitayifitiye inyungu. Urugero ubwo ngubwo ntabwo ndi kubasha kubyumva inyungu z'Imana uri gushaka kuvuga muri ibyo. Inyungu z'Imana? None se Imana yo ikorera guhomba? Ikorera guhomba. Urumva? Noneho Imana yikubwiye ngo, urumva? Yikubwiye ngo kora gutya ukayisuzugura. Urumva? Kubera ko igira umutima w'imbabazi, irongera ikakubwira ngo, irongera ikabisubiramo ikakubwira ati kora gutya, ukongera ukayisuzugura. Ubwa gatatu irongera ikakwinginga, sibyo? Ariko yinaniye irakwica. Ubwite guhamagara kabisa. Ihita iguhamagara. Yikwishe ibiguhombye kubera ko ukuye mu byaha, sibyo? Ariko ibifite inyungu kuko utazongera kuyisuzugura. Utazongera kuyisuzugura? None ibyo biro ntabwo bisobanutse. Birasobanutse, tuzabisobanura mu kiganiro cy'ubutaha. Ahubwo reka tugeze aho ngaho tuzabisobanura mu kiganiro cy'ubutaha. Naho ubundi rero ndi kubabwira kuri ADPR rero ibintu iri gukora byo gusengera abashumba b'abadamu birakwiye cyane ko bari abadamu. Twagiye tubona amatorero menshi yagiye ayoborwa n'abadamu ari ababwiriza butumwa, urumva, kandi bakayayobora neza, bagakoresha inama, bakabwiriza, bagakora imirimo y'itorero neza, abantu bagakizwa. None babikoza ari abashumba, je numva ku rwanjye ruhande nta kibazo kirimo, ntacyo byaba bitwaye. Byaba ari ibintu byiza kandi bakora n'umurimo w'Imana neza cyane ko basanzwe babizi. Si byose B1? Kuba babizi barabizi. Kuba babishoboye barabishoboye. No muri iki gihugu cyacu urabizi ko umudamu yashyizwe imbere, kandi nyuma yo gushyirwa imbere wagiye ubona ibikorwa by'indashyikirwa byinshi bagiye bageraho cyane rwose. Ubwo rero no muri ADPR naho bagomba gutera imbere, bagomba nabo kugira imyumvire iri hejuru, urumva, ntiduhere mu myumvire ya kera ahubwo tukajya mu myumvire mishyashya. Bakunze b'ikiganiro cyacu, turabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira, mukita kuri ibi biganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Umuntu utarakora subscribe akabonye ikiganiro ubwa mbere, turamwinginze wakora iki? Nabikore nk'umutima ukunze. Yego. Kandi rwose arabadufashije. Akore subscribe. Umuntu rwose utarakora like, akore like, mushyireho like nyinshi cyane. Ndashimira cyane abantu bose bamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu. Tumaze kugira 2440 ingahe. Urumva? Ubwo rero bivuga ngo mukomeze muzamuke byibuze uyu mwaka urangire dufite 10,000. Sibyo B1 ntibyadufasha. Uzaba uduteye inkunga, ubundi natwe tugiye kujya tubazanira amakuru ya buri munsi meza, tuyasesengure, tuyaganireho, duhana ibitekerezo. Andika commentaire aho ngaho umunsi. Andika commentaire. Nunashaka no kuduhamagara no kutuvugisha, nimero yanditse munsi aho ngaho. Sibyo? Mwandike commentaire, mutubwire mwebwe uko muba mwumvisha ibiganiro byacu tubagezaho. Mutubwire uko muba mwabonye iki kiganiro, uko muba mwacyumvishe, n'ibitekerezo nabyo mutanga kugira ngo dukomeze duterane inkunga, ubundi natwe dutera imbere, uyu murongo wacu utera imbere, natwe tubi byamamare
ahasigaye mukomeze mugire amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.